Yes, reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye wazike aho uri hose ku isi, ndakubwira ni amahoro y'Imana abane nawe bitagenze neza mbonereho ko kwihanganisha mubwira ati bibaho mu buzima, uyu munsi biba byiza, ejo bikaba bibi, ejo niba bikaba byiza. Ninjye nta wundi rero ni si papa, wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nkunda amahoro nkanga kuyabura, nawe ukurikiye wazike ndakwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose ku isi. Aya ni amaboko matagatifu. Wazike. Yes, tumaze iminsi rero tutavugana bitewe n'ibihe tumaze iminsi turimo. Mbonereho no kwihanganisha abagize ibyago muri iki cyumweru, muri uku kwezi. Ndababwira ati mwihangane kuko bibaho mu buzima. Ubu nje kugira ngo tuganire namwe, wenda ni iminota mikeya cyane kubera yuko turi gusa nkaho turi gutanguranwa n'imvura. Ariko ndavuze ati reka nkoresha ibishobotse byose nganire namwe. Nshuti yanjye ya wazike, cyane cyane kuri wowe wakoze subscribe, nanakangurira wowe utarayikora ko wafata isegonda rimwe gusa ugakora subscribe, ugakora like, ugakora share, ubundi ukajya dusangira ibiganiro bigiye bitandukanye kuri wazike. Muri ibi byumweru bibiri bishize hari saga cyangwa se amagambo yagiye avugwa mu bantu batandukanye. Ngewe mu by'ukuri ntago nari nzi nimba koko ibyo bintu abantu bakunda kuvuga ko byabaye, ariko byatumye nkurikirana kubera umuntu, umuntu ampatiriza kugira icyo mvuga, umuntu ampatiriza kugira icyo nkora, ariko bituma nkurikirana avuga ati uyu muntu arashaka iki. Ndabigarukaho. Hari abantu bavuga ngo bafite amafaranga, abantu bavuga ngo barazwi, abantu bavuga ngo ni ibyigomeke, bameze neza muri community. Abantu bameze neza, bigatuma uwo muntu ashaka kugukoresha bitewe n'ibyifuzo bye. Akaba ariho hahandi haza kuvamo inkuru cyangwa se izina cyangwa se ijambo rya munyangiri. Munyangiri irakomeje kuba mu bantu, ujya kubona ukabona nk'umuntu nimba atagukunze, inshuti ziwe cyangwa se inshuti zawe ngo nazo ngo zikwange. Sinshaka kuzenguruka muri ibyo bintu kubera ko igihe mfite ni gitoya. Hari inkuru y'umuryango umwe, reka nyite iy'Abanyacyangugu. Sintinya kubivuga, sinashatse kubivugaho, sinashatse kugira icyo nabikoraho kubera yuko bakomeje kumpamagara banstress. Bavuga ngewe sinjya nkora inkuru zimeze nk'izi ngizi, mumbabarire. Ariko umuntu akicara akaguhatiriza, abonye ko bidashobotse akirirwa noneho ari kugusebya muri community, muri rubanda, akagusebya muri rubanda. Ntanjye wa mugore we waranshebeje, waneje abantu, wamvugiye ibyo ntagutumye, wavuze ko twavuganye, wavuze ko tujya tuvugana, ushinja abandi nabo ko tujya tuvugana. Ndagira ngo nkwibutse ubwa mbere, si wowe wenda wenyine, abavandimwe bawe, reka ngenda nabivuge. Hari ngo ababa Dubai, sinzi niba hari ababa muri Amerika, sinzi niba hari ababa Germany, hari n'ababa i Rusizi. Abavandimwe bawe barampamagaye, ntago nari mbazi, ntago bari bafite nimero. Urabona ngewe kuri wazike shyiraho nimero nshyiraho nizo kugira ngo umuntu ahamagare ambwire ibibazo bye. Iyo numvishe ari ibyo kugira ngo wenda dukemure, ndabikemura. Iyo numvishe nta gukemuka kurimo, ndabyihorera, ntago mbikemura. Icyabaye rero ni iki: barampamagaye, mbona ni nimero nazi, mbonamo nimero imwe yo muri Amerika, mbona yo muri Amerika, mbonamo iya Dubai, mbonamo niyo mu Rwanda, mbonamo n'indi sinibuka nimba nayo ari yo muri Amerika, nimba ari yo mu Budage. Hagati aho umuntu arambwira ati, barambwiye ngo nguhamagare, nimero zawe nzikuye kuri channel, ngo bari kugenda bavuga ko ari ngewe uguha amakuru. Ndamubaza ndetse amakuru yahe, gorinde uri mu ntoki?
baranyibwira amazina. Kumbe muri abo bagore bane harimo batatu bavukana, b'Abanyacyangugu. Bambwira ibyo bashaka kumbwira, ibyo bashaka kunsaba, ibyo banyihanizamo, bavuga ati si papa tubabarire, ntuzatujyane kuri wazike, ntuzatuvuge gutya na gutya. Noneho uwo bari kuvugana kuri conference call, nanjye banshyizemo nabizi, niho nakwita ko ari demayi wabo, wifi, umukazana wabo, aribo bamamagaye, ba demayi aribo bamamagaye. Buri muntu ambwira ibyo yifuza, amanimero yabo ndayafite, sinshaka kubavuga amazina, ari kumwe n'uw'Icyangugu, undi ari Dubai, ngira ngo undi nimba atari Germany ari muri Amerika hagati aho, none n'uwo mudemayi wabo bari basizeho. Ibintu nanga kugira ico navugaho, ubwo bambazaga ngo aho ndi gukura amakuru sinzi ngo yo kuvuga, ndabwira ibyo ibintu natoraguye nk'uko abandi batoragura. Ese nimba inkuru zarabereye muri Uganda murambuza kuzivuga, kuki zihuye n'izabereye Dubai nta n'uwo navuze? Icya mbere, ntawe navuze amazina. Icya kabiri, ntawe nigeze mvuga ifoto ye cyangwa se isura ye. Icya gatatu, nta muntu nigeze mvuga location yaho atuye. Ibya bindi ukubita ibuye mu mbwa imutse akaba ari ifite ikibazo. Uwo ni umugani, mumbabarire nimba ntukanye, uwo ni umugani. Ibyo ntabwo byarangiriye aho, hakomeje kubaho amakoro, bahamagara nkayumva, nje mu by'ukuri nkabona ko ibyo ndi gusabwa gukora cyangwa se amakuru ndi guhabwa mu by'ukuri nta kintu. Urari ukuntu mwicara mukanyikoma, mukanyanga, mugakora iki, mukavuga ngo ngira amazimwe iki n'iki, kandi hari ikintu burya twibeshyaho. Aba bantu bose ba Uswazi, baba ari abo mu Bubiligi, baba ari abo muri Amerika, baba ari abo muri Canada, baba ari abo hehe hose, twese tugira amakosa, ariko tukayahisha, tugashaka kumurika, ku-expose, kwerekana iby'abandi muri ayo makosa dukora, tukerekana y'abandi, ariko ibyanyu mugashaka kubihisha. Mwerekana y'abandi, ayanyu mugashaka kuyahisha. Njyewe mu by'ukuri hari umugore, sinzi ukuntu bamwita, ni umugore gutya w'inzobe ufite akantu k'agakupu ukuntu, n'akagakupe, namubonye ari guserebura, arimo kubyina kuri za noze, ari kubyina ku mastati, y'amatelefone, ari kwishimira, sinzi icyo yari yatsindiye. Nabonaga ari nk'umuntu uri kubyina intsinzi. Video ndayibona, ari gupirikishanya, stati ze ndazibona, kubera ko nimero ze yaramamagaye ndazifite, nimero ze ndazifite. Ikintu nakoze, aramamagara, turavugana, ibyo nsabwa yagira ibyo nsaba, nanga kubikora, kubera yuko yaje no gupostinga amafoto menshi cyane. Ubwo icyo dupfuye aho ngaho naribagirwa, wenda aho ngaho icyo mama ashaka kumuvugaho cyane uwo mugore, ni ukuntu yapostinze amafoto. Hari n'ifoto yigeze gupostinga, yashizeho ibintu bya noze, ibingibi by'amapranka, kwerekana ko yakubiswe ingumi za uso, yakubiswe ingumi zo mu maso, kwerekana ko yakubiswe ingumi zo mu maso, amera nk'umuntu wabyimbye ijisho, wabyimbye umunwa, iki n'iki, nk'aho ari umuntu wamukubise. Arangije, urumva, uwo mugore arangije arabipostinga, yabishyize kuri noze yiwe, kuri stati yiwe. Nanjye ubwanjye narabibonye, tubirya screenshot, akora utundi tuntu, akunda gufata utuvideo, kandi umuntu nk'uyu nguyu uba ufite amagambo, uba utifuriza abandi neza iteka ryose, yakoze akantu urakabika kuko uba ubizi, kuko nibyo nganira namwe, sinjya bamwe na bamwe, sinjya mbyibagirwa. Harimo mwicara mukamamagara muri gukoresha record, ndabyumva cyane. Noneho uyu mugore ifoto yagiye hanze, nkirya screenshot, nayikuyeho mu by'ukuri, maze kuyikuraho no kumanuze ndibibaza na TikTok nimba yarayishize iyo foto, ariko kuri WhatsApp yayishizeho, yarayipostinze, yayishize kuri status. Sinzi ukuntu nari ndi kwigirira inuze, ndi kunani, haraka effect nari ndi nanjye kupima ndebe kuri TikTok, gashyashya kari kaje, ndavuga ati ndapimisha iyihe foto, ndavuga reka nshyire iyi foto,
nta kifite ivuze. Posting ifoto y'uwo mubyeyi. Uwo mubyeyi bamwita nde, byatumye menya n'izina rye, ntago nari nanamuzi usibye ko yamamagaraga njyewe nkabibona tu. Aramamagara nyuma sasa yabonye ifoto. Atuma undi muntu navuga ko ari nk'umuvandimwe, ari inshuti y'umuryango wanjye, kandi nanabiyame mbikubwiza ukuri wowe, ibintu byo kufata kumva ko hari ikibazo ugize iki n'iki ukahita uvuga ati si papa wazike inshuti ye ni kanaka reka bari mu mamagara. S'il te plaît, hano hari nomero kuri noze kuri screen. Izi nomero zikora kuri WhatsApp gusa. Siga ubutumwa cyangwa se umamagare kuri WhatsApp umbwire ibintu byo guca ngo kwa muvandimwe wanjye, kwa murumuna wanjye, kwa mukuru wanjye, kwa mushiki wanjye, kwa mubyara wanjye, mwiyame. Abo ntago duhuje business, duhuje amaraso ariko ntago duhuje business. Cyambere ubwo mbanje kukwiyama wewe ari we wese wicaraga hamagara family ngo mumbwirire ngo wazike, mumbwirire si papa ngo gutya na gutya barashaka kudutangaza. Ndakwiyame. Seko twagiye. Uwo mugare amaze kubona iyo foto, sinzi umuntu ayifashe screenshot, imazeho amasaha 2. Mu by'ukuri nta n'ikintu gitangaje cyariho, nta wayivugiyemo amagambo, nta wakoze iki, no gupostinga gusa nkuko nawe yayipostinze. Ikintu nakoze yahise amamagara uwo mushuti wanjye, arambwira ati kuki wapostinze umuntu umeze gutya? Nabwo sinamupostinze he, simbizi ngo wamupostinze, bazo umuntu ari kunda umu naho nta namupostinze nawe ubwo atahazi. Abamushyize kuri conference, amaze kumushyiraho aho kugira ngo ambwira ati wampostinze gutya na gutya simbishaka iki n'iki, ahita ambwira ati ndakumenye, menya uri we, menya uguha amakuru, menya hano ibintu byose tuvuga ku muryango wacu bikura, kuko iyi foto nta hantu nigeze nyipostinga, umuntu nayihaye ndamuzi. Ntabwo iyi foto uravugisha ukuri kutigeze uyishyira kuri WhatsApp, ntabwo wayikoze abantu bose bakajya bakubaza icyo wabaye, wowe ukavuga ngo ni prank. Ntabwo ibi bintu wabikoze, ko warangiza ukavuga ngo ni umuntu wayimaye. Arangije kubera umujinya njye nta bintu byo kujya kwisobanura, nahise nyisiba. Naravuze ati iyi foto ushobora kuba ari ikibazo, ndayisiba. Maze kuyisiba mpita mbona message ziri kwerekana amagambo umugore yanditse ari kuvuga ngo nandagaje, ngo nashyize hanze ngo umuryango we ngo ndi kuwusebya, ngo baranyishyuye, ngo none ngo niwe ngezeho. Wa mugore we sinirirwa nanajya kuri. Uyu mugore yitwa nimba ari Nyirabihogo, ni Nyirabihogora, ngo ni Nyirabihogo, ariko abenshi mu muzi kuzina ngo ni president w'amashyirahamwe, ariko abandi bamuzi yitwa Nyirabihogo. Ubwo naho uraza kuvuga ati izina ryanjye warikuye hehe, nkaho nta nimero ufite zikubaruyeho. Arangije amaze gutuma izo message ngo nashatse guteranya umuryango, nateranyije uwo muryango, sinakuvuze mu mazina, sina muntu nimwe nigeze ntunga urutoki, nta mabanga yanyu y'urugo, nimba wenda mwari mufite n'amabanga y'urugo ntayo nigeze ngira, cyangwa se amabanga ya famille ntayo nigeze nkora iki, ntayo nigeze mvuga, nta nubwo mbazi, sinzi naho mukomoka. Ariko byatumye nkukoraho research ndakumenya, kuko njye buriya nshatse kukuvugaho ibintu byinshi wa mudamu we, babaye twakuvuga. Nturi mu mujyi se? Nturi mu mujyi? Buriya njye nshatse navuga ibyo mu mashyirahamwe, nshatse navuga ibyo mu bibina, nshatse navuga n'ahantu hataba inkuru, navuga ibyo muri China, nshatse navuga ibya Dubai, hose amakuru abahari. Jero nta mwanya mfite wo kugutaho cyangwa se gutaho umuryango wanyu cyangwa se umuryango wawe, nagushyizeho GPS, wallahi nakuvuga bikakurenga, kandi ibyo mvuga ni ukuri. Naba mbifitiye ibizibiti, urumva? Kuko ariho benshi uri mu bantu, wowe uri mu bantu bakoze propaganda, bagiye basebya cyangwa se bavuga, reka nkoresha ijambo bavuga, uri kuvuga ngo barabagusebeje, ngo basebya ngo famille yawe ngo barayataka ngo iki n'iki, nta n'umuntu wigeze ayivuga izina. Ubu ngende mvuge byinshi, mvuge ahantu uba wicaye mwirigara muri muduka ry'umugore mugenzi wawe w'igihaha cyawe ucuruza amasabune, mvuga ahantu muba mwicaye muri gusotora,
reka nanabivuge, mwifuje ko nanabivuga cyane, reka nari naranze kuvuga ikintu ninavuze aho cyaturutse, mvuga ukuntu wagendaga uvuga ukuntu ngo nimba ngo ari Firdaus, kuko namwe mwamamagaye mwese muri kumwe, abavandimwe aba wifi biwe muri kumwe mwese uko muvukana, sinzi nimba nawe icyo gihe wari urimo mumamagara na Firdaus muri kumwe mwese, nimwamamagaye ari uwo muri Dubai, sinzi ari uwa nimba ari uwo mu Budage, nimba ari muri Amerika, hari n'uwo mu Rwanda, mwaramamagaye mwese muri kumwe n'uwa Firdaus, uwo nakwita ngo ni Demayi wanyu. Ariko nyuma ukazenguruka ugaca inyuma ukagenda uvuga ngo ni umusazi, ngo yatoraguye amacupa, ngo yatoraguye ngo iyarara, ngo afite amajini, ngo aca mu bikuta. Mwirigara ahantu muba mwicaye ntabwo ibyo bintu wabivuze. Yananze kubivuga naramenye uwo ari we, ariko ni wewe wizanye neza kivi yako urihamagarira uvugana na Wazke. Ntabwo ibyo bintu wabivuze. Wewe umugore w'inzobe, wewe w'inzobe, sinzi nimba ukuntu bakwita nimba ari Nyirabihogo. Nyirabihogo. Ntabwo ibyo bintu wabivuze. Ubu ntabwo wagiye uvuga mu bantu, ugenda uvuza hariya amagambo amwe, ugiye mu kindi gikundi aho mwagiye mu manama uvuza ayandi, uvuza iki, ubu nabize none ugiye kuvuga ngo ni uguteranya. Ariko ni wowe utumye mvugisha ukuri sasa. Ariko ibyo byose niko nimeshona mdomo, nimeziba mdomo, narawufunze. Ntabwo uri mu bantu bagenda bavuga ngo ni malaya, ngo ni umusambanyi. Ntabwo urimo. Vuga niba utarimo zamura urutoki we n'Imana yawe ubimenye. Si ngombwa ko uza kurahira kuri Wazke cyangwa se ujye mu bantu uvuga ibyo ushaka, kuko ndabizi nyuma y'aha ngaha uraza kugira ibindi bintu uvuga. Ariko ngewe ibizibiti ndabifite. Ntabwo urimo. Amasitati yawe ngenda yabona buri munsi, ibyo ukora byose, abo mwirirwa muhamagarana, abo ubwira ngo mumubwire iki n'iki. Ntabwo ari wowe ugenda uvuga ngo bamaye ibihumbi, nako sorry, ako ni n'ibihumbi, ngo bamaye amadolari 500 ngo kugira ngo mvuge umuryango wawe. Ese iwanyu mwitwa abandi? Ndavuga abantu ntazi. Ndavuga abantu ntazi. Iwanyu mwitwa bande? Sinzi papa wawe, sinzi mama wawe, sinzi abavandimwe bawe, nubwo mbaza amasura, sinzi iyo muva, sinzi niyo mujya, wallahi simbazi. Ariko ni wowe ubwawe n'abavandimwe bawe muri kugenda musensibiliza ngo ndi kubavuga. Nta mwanya mbafiteho wo kubataho, nagira ngo mwihangane. Ibyo bintu byo kuvuga ngo nahawe amadolari 500, wowe urayanze? Wowe urayanze? Wowe urayanze? We bamuhaye amadolari 500 kugira ngo dukore inkuru. Ndabasebye se, mbasebye mibiki? Kuri etaje mwubatse mvuge wenda ko mwubakiye kunuze ku miramba y'abantu, mvuge ku bintu mwagezeho byiza, ndabasebye mibiki? Bifite miyihe nyungu kubasebye? Twari mwebwe ubwo muri kuguzenguruka mukisebye. Wowe uri guca ibumoso, undi muvandimwe wagaca iburyo, undi agaca hepfo, undi agaca ruguru, mugasiga umukecuru muri roundabout, amagambo yose akamugarukira. Muri kugenda mubwira rubanda ibyo mushatse. Muri muragenda uvuga ngo mwohereje sinzi ngo CID nimba ngari abasirikare ngo muri Uganda, ngo bantera ubwoba, ngo bamiki. Abavandimwe bawe bose baramamagaye bose, navuganye nabo, ijwi ryanjye bararizi live kuri telefone, nanjye nza amajwi yabo live kuri telefone. Undi muntu nasanze yamamagaye yambuze ni musaza wanyu, nuko nigeze muhamagara, nasanze yambuze, ariko nasanzemo koro yiwe. Ntaretse kumpatiriza kugira ibyo mvuga cyangwa se kugira ibyo nkora, ko ntashaka amatiku yanyu, ko ntashaka amatiku yanyu. Kubera ko ninjya kukuvuga wala ndaba msa nk'umuntu nanone uteye igipimo kwa sobukwe wawe muri famiye y'umugabo wawe. Biratuma tumenya byinshi byo muri famiye y'umugabo wawe, biratuma tumenya imibanire yo mu rugo rwawe, kandi ntabwo tubishaka. Abantu bahita batangira kuvuga turi yakana kuri yakana kuri yakana. Mwaretse ibi bintu kweri? Mwabagore mwe mwabiretse? Wenda musaza wanyu iwe yabivuyemo yarakarabye, kuko mvuze navuga byinshi ariko sinshaka kubivuga. Ariko wowe sana wowe ngo presidente sinzi Nyirabihogo, mwambabariye kweri, mwikorera ibyo ngomba kwikorera, mukareka kumpatiriza. Ibintu byo kuza mukambwira ati
byo kumamagara umbwira ati umuntu ni umusazi, umuntu yatoraguye Gasasiro, ma video cyangwa se ifoto. Nta foto nta cyabaye, nta foto nta cyabaye. Ibintu byo kumbwira ngo umuntu arwara amagini ngo aca mu gikuta n'ifoto, je mbashaka ibizibiti. Je ntabwo nshaka guteranya abantu nkuko mu bitekerezo, never, ntabwo uko bimeze. Nimba nk'ibyo ngibyo sinzi n'undi wamamaga yambwira ngo yenga ibyo gukubita koko ngo ibyo wavuze ngo byarabaye. Umva, mu mifoto umugabo akubita umugore kuko nabyo simbyemera. Mu mifoto cyangwa se nanjye ngo uwa fiance akubita umukopine wiwe, utamaye ifoto ari kumukubitira sinzi ngo za Dubai, ibyo naje kumva nyuma. Jewe ibyo ntago ntabyemera, nta foto nta cyabaye. Jewe dushaka ibizibiti. Kereka nimba ahubwo ari wowe wakinnye agakino kuri iriya foto, wakoze ngo ni prank ukatangira kuyipostinga uyohereza n'abantu. Iriya foto ahubwo wowe mwibiremo nibanga, twe tureba kure. Iriya foto wayifashe ari uko habayeho saga za demaye wawe ngo yakubiswe na musaza wawe. Ahubwo wowe ufata iriya foto ushyiraho effect zigaragaza nk'umuntu wakubiswe amamenye ijisho, wowe urayikora urayipostinga, ari bwo butumwa ushaka gutanga ko mwamukubise ngo umuntu urebe ukuntu yabaye. Ahubwo warayipostinze abantu ntibabimenye. Ahubwo abantu bafite iyo foto nibagarura ubwenge, bagarura ubwenge, barebe bibaza impamvu wakoze ifoto. Uwabuza kandi ka effect ka beauty kagushyiraho umusatsi, kagushyiraho ikindi kintu, ujya kubona ifoto y'umuntu bakubise ingumi zo mu maso. Ahubwo wari waserebuye nimba byaranabaye koko ko demaye wawe yakubiswe, uhita ukereye iyo foto, wanga gukereya ibya demaye kubera ko nta bizibiti ufite. Ahubwo wowe ufata ifoto usa nkaho ari wowe wakubiswe, urapostinga, uhita uvuga ngo ni prank. Ahubwo abantu bakumenye, nabo muri family bakumenye, ni wowe uri gutegura ibi bintu byose, ni wowe uri gutegura ibi bintu byose. Rero wimpatiriza gukora ibi bintu nshuti yanjye, ndakwinginze n'abandi bari bo bose. Jewe sinjya nkora ikiganiro cyangwa se ngo nkore inkuru idafite ibizibiti. Umuntu wese uzaza umbwira ngo si papa ngo kanaka bamukubise ngo brique ngo bamukubise ngo ibuye, ni foto me video nge mbyirebere, itari AI, tuzi kubitandukanya ubundi twibonera ibyo twivugira. Ntago nteranya, kubera ko ari uguteranya. Mvunje sinabura ibyo mvuga, twavuga byinshi cyane. So reka minira ahangaha rero, sinshaka kwizimba mu magambo. Ngira ngo ngushimire wowe warukurikiye iki kiganiro, nana gusaba kwirinda guha gasopa abantu bameze nk'abo ngabo. Inshuti zanyu bagenda babavuga mu mabotike, mu maduka agiye atandukanye, babavuga mu bibina, babavuga mu manama aho bahuriye, bakabakoraho ibiganiro, bakananirwa kuryama. Abantu nibakiryama, abantu sigaye barara bahamagara bavuga ubusutwa, bavuga ubujajwa, bagapanga uburyo ngo wazike ngo azabicishaho, bagapanga uburyo ibintu bizagenda neza. Ariko ndagira ngo nkubwire, nimba ufite inshuti yawe nk'iyo ngiyo, Allah ayikurinde, kuko abo mubana ntago mubazi, kandi amabanga yanyu mujya mugirana nk'abagore cyangwa se nk'abagabo, mwirinde cyane. Ibi bintu ntago ari byiza. N'ubu bufoto mwohererezanya ngo muri aba best, ngo muri ibihaha, ejo bundi biragaruka bikaba ibibazo. So reka ngushimire, nakagaruka. Hasta la vista, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao ciao. Aya ni amaboko matagatifu. Was K.